Inama zigirwa itorero, igitabo cya mbere, igice cya 13. Bibiliya. Mu byanditswe byera harimo amabuye y'igiciro cyinshi ibihumbi n'ibihumbi ahishwa abaserura hejuru gusa. Ikirombe gicukurwamo ukuri ntabwo gishiramo uko kuri. Uko urushaho gushakashaka mu byanditswe byera ufite umutima wicisha bugufi, niko uzarushaho kunguka, kandi niko uzarushaho kumva ushaka kwatura nka Pawulo uti: mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 33. Kristo n'ijambo rye barahuje neza. Iyo abantu bamwakiriye bakakira n'ijambo rye, afatanya naryo kwereka abantu bose bashaka kugendera mu mucyo inzira y'ukuri nk'uko Kristo ari mu mucyo. Iyaba ubwoko bw'Imana bwishimiraga ijambo ryayo bakarikurikiza, twagize ijuru mu itorero hano ku isi. Abakristo bagize ishyushyu bakagira n'inzara yo gushakashaka muri iryo jambo, bakwifuza igihe cyo kugereranya ibyanditswe no gutekereza iby'iryo jambo kuruta gusoma amagazeti ya mu gitondo, ibinyamakuru cyangwa ibitabo by'ibitekerezo. Icyifuzo cyabo kuruta ibindi cyaba icyo kurya umubiri no kunywa amaraso by'umwana w'Imana, maze amaherezo akaba yuko imibereho yabo yashushanywa n'inyigisho n'amasezerano by'iryo jambo. Ibyo byigisho byababera nk'ibibabi by'igiti cy'ubugingo. Muri bo byababera isoko y'amazi adudubiza atanga ubugingo buhoraho. Imvura igarura intege mu bugingo y'ubuntu ishobora guhembura ubugingo, ikabatera kwibagirwa imihati n'imiruho yose. Amagambo y'Imana yabaha imbaraga n'ubutwari. Mu buryo Bibiliya yanditswemo n'ibyo yigisha, ifite ibyo umuntu wese yishimira kandi igakora ku mutima wa buri wese. Mu mpapuro zayo habonekamo amateka ya kera cyane, inyandiko z'ukuri z'imibereho y'abantu, amahame y'ubuyobozi bw'igihugu n'ay'ingo zigenderaho, amahame ubwenge bw'umuntu butarashobora kwigereranyaho. Muri Bibiliya harimo ubwenge bwose iyo buva bukagera, n'ibisigo biryoshye cyane kandi byiza kuruta ibindi byose, bigera ku mutima cyane kandi biteye ikiniga. Ibyanditswe muri Bibiliya bifite igiciro kiruta kure cyane icy'inyandiko yose y'umuntu uwo ari we wese yakwandika, kandi hagize n'utekereza kubigereranya yasanga ntacyo bitavugaho, kandi agaciro kabyo ntikagira akagero ubigereranyije n'igitekerezo shingiro byose bihuriyeho. Iyo witegereje ukurikije icyo gitekerezo, ingingo yose ifite icyo isobanura. Mu kuri kuvugwa mu buryo bworoshye cyane harimo amahame agera mu ijuru kandi y'iteka ryose. Buri munsi ukwiriye kujya wiga ikintu gishya giturutse mu byanditswe byera. Ujye ubishakashakamo nk'ushakashaka ubutunzi buhishwe, kuko bifite amagambo y'ubugingo buhoraho. Usabe ngo uhabwe ubwenge n'ubumenyi bugufashe gusobanukirwa izo nyandiko zera. Uramutse ugenje utyo, wabonera ubwiza bushya mu ijambo ry'Imana. Wakwiyumvamo ko wahawe umucyo mushya w'agaciro kenshi ku byerekeye ibyigisho by'ukuri, kandi ibyanditswe byera byahora bibona agaciro gashya mu kugereranya kwawe. Ukuri kwa Bibiliya ni kwakirwa kuzashyira hejuru ubwenge bw'abantu buve mu by'isi byandavuye. Iyaba ijambo ry'Imana ryishimirwaga nk'uko bikwiriye, abasore n'abasaza babashije kugira ubwiza bwo mu mitima n'imbaraga yo mu mico byababashisha kurwanya no gutsinda ibishuko. Mujye mwiga mufite umwete kandi muri gahunda. Babyeyi, niba mushaka kwigisha abana banyu gukorera Imana no gukora ibyiza mu isi, mujye mugira Bibiliya igitabo cyo kwigishirizamo. Igaragaza uburiganya bwa Satani. Niyo mwigisha ukomeye w'abantu, irahana kandi ikosora imico mibi, ni igipimo kitubashisha gutandukanya igikwiriye n'ikidakwiriye. Ikintu cyose cyigishirizwa imuhira cyangwa mu ishuri, Bibiliya niyo ikwiriye guhagarara ari umwigisha ukomeye wa mbere. Iyo Bibiliya ihawe uwo mwanya, Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana izagufasha mu guhindura abana bawe. Muri icyo gitabo cyera harimo ikirombe cy'ubutunzi bw'ukuri n'ubwiza, kandi ababyeyi nibo bazacirwaho iteka nibadakundisha abana babo cyane icyo gitabo. Handitswe ngo: niyo ntwaro yonyine Kristo yakoresheje igihe umushukanyi yamusanganaga uburiganya bwe. Ibyigisho by'ukuri kwa Bibiliya ni umurimo ukomeye kandi mugari ababyeyi bakwiriye gukora. Mujye mwigisha abana iby'ukuri byavuzwe n'Imana mu buryo bunejeje. Nk'ababyeyi b'abagabo n'ab'abagore, mushobora kubera abana ibyigisho bigaragara mu mibereho ya buri munsi, mubikoresheje kwihangana, ineza n'urukundo, mukabyihambiraho. Ntimukabakundire gukora uko bishakiye, ahubwo mujye mubereka yuko umurimo wanyu ari ugukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga, no kubagaburira no kubahugurira iby'umwami. Mujye mwitondera gahunda yo kwiga ibyanditswe mu ngo zanyu. Mujye mwirengagiza ikintu cyose cya kamere y'iyi si, ariko mujye mureba neza yuko umutima ugaburirwa umutsima w'ubugingo. Ntibishoboka kugereranya ngo umuntu amenye ibyiza yagezwaho n'isaha imwe cyangwa ndetse n'igice cy'isaha ya buri munsi byahariwe ijambo ry'Imana, abantu bishimye kandi basabana. Mujye mureka Bibiliya aba ariyo yisobanura, muhuriza hamwe ibivuzwe byose byerekeje ku cyigisho gitanzwe mu bihe bitari bimwe no mu buryo butari bumwe. Ntimugahagarike igihe cyanyu cyo kwiga. Niba hari abantu baje kubasuhuza cyangwa abashyitsi, nibinjira mwatangiye kwiga, mubararikire gufatanya namwe muri izo nyigisho.
mujye mureka abantu babone yuko mushyize imbere kunguka ubwenge bwo mu ijambo ry'Imana kuruta kubona indamu cyangwa umunezero w'isi. Iyaba twigaga Bibiliya dufite umwete kandi dusenga buri munsi, twagiye tubona buri munsi ukuri guteye ubwuzu mu busobanuro bushya Imana iduhaye, bufututse kandi bufite imbaraga. Mukwiriye kugira Bibiliya umuyobozi wanyu niba mushaka kureresha abana banyu ibyo kurya no guhugura by'Uwiteka. Mureke imibereho n'imico bya Kristo bibabera urugero rwo kwigana. Nibateshuka mujye mubasomera icyo Uwiteka yavuze cyerekeye ku byaha nk'ibyo. Mukeneye guhora mubitaho kandi mukabikorana umwete. Ingeso mbi imwe yihanganiwe n'ababyeyi ntibakosorwe n'abigisha ishobora gutuma umwana akurana imico idashimwa. Mujye mwigisha abana bamenye ko bakwiriye kugira imitima mishya, ibyo bishimira bishya n'imigambi mishya iyobowe n'Imana. Bakwiriye gufashwa na Kristo. Bakwiriye kwimenyereza imico y'Imana nk'uko igaragarizwa mu ijambo ryayo. Umusomyi yasezeraniwe kumurikirwa n'umucyo w'Imana. Ijambo ry'Imana nk'imico y'uwo rikomokaho rifite ibihishwe ikiremwa muntu kitabasha gusobanukirwa mu buryo busesuye. Rijyana ibitekerezo byacu aho Umuremyi ari mu mucyo utegerwa. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 16. Ritwereka imigambi afite ibihe byose mu mateka y'abantu, imigambi izagenda yuzura uko ibihe bihita iteka ryose. Ridusaba kwita ku bintu bitazashira bifitanye isano n'ingoma y'Imana n'ahazaza h'umuntu. Uko icyaha cyaje mu isi, uko Kristo yambaye ishusho y'umuntu, kubyarwa bwa kabiri, umuzuko n'ibindi byigisho byinshi biri muri Bibiliya ni ibihishwe cyane birenze ubusobanuro umuntu yatanga cyangwa ndetse yasobanukirwa byuzuye. Ariko Imana yaduhaye mu byanditswe byera ubuhamya buhagije butwereka ko ari ijambo ry'Imana, kandi ntidukwiriye gushidikanya ijambo ryayo kuko tutabasha gusobanukirwa n'amabanga yose y'ubuntu bwayo. Iyaba byashobokaga ngo ibyaremwe bisobanukirwe Imana n'imirimo yayo mu buryo bwuzuye, byaba bigeze aho nta kundi kuri kuzongera kumenywa, nta bundi bwenge buzungukwa, nta kongera gukura mu bitekerezo cyangwa mu byo twibwira mu mutima. Imana ntiyaba ikibaye isumba byose, kandi abantu bamaze kumenya ubwenge bwose bakagera no ku byo bagomba kugeraho byose, nta rindi jya mbere baba bateze. Nimucyo dushimira Imana ko atari uko biri. Imana ihoraho. Muri yo niho hari ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya, kandi kugeza mu bihe bidashira abantu bakwiriye guhora bashakashaka, bagahora biga, nyamara ntibashobora kumarayo ubutunzi bw'ubwenge bwayo n'ineza yayo n'imbaraga yayo. Nitutayoborwa n'Umwuka Wera, tuzahora dukora hirya no hino duhindura ukundi ibyanditswe byera cyangwa tubisobanura uko bitari. Hariho uburyo bwinshi bwo gusoma Bibiliya bitagize icyo byunguye, kandi kenshi bigirira umuntu nabi. Iyo ijambo ry'Imana ritabumburanwa kwicisha bugufi no gusenga, iyo ibitekerezo n'ibyo abantu bishimira bitari ku Mana cyangwa ngo bifatanye n'ubushake bwayo, ubwenge bujyamo igihu cyo gushidikanya, kandi ibyiringiro bigenda birushaho kuba bike. Umwanzi ayobora ibitekerezo maze agatanga ubusobanuro butari ubw'ukuri.